Joy aba yicaye mu modoka arimo aravugana na mugenzi we, ari nako mugenzi we agenda amubwira ati mu by'ukuri rwose sinshaka gucikwa n'amakuru y'ukuntu ugiye kugerayo. Nibwo Joy yamubwiraga ati ntange ubu ngubu sinshaka kwiyumvisha ko ngiye kugera mu bitaro by'inzozi zanjye kandi ngiye gukorana na wa muntu nyine nawe utayobewe. Umuntu wavuganaga na Joy niko kumubwira ati mu by'ukuri rwose umbabarire telefone ntuyikureho, ntuze kuza gutuma ncikwa n'ikintu na kimwe, uko muri buze kuba musomana, uko ari buze kugukoraho byose ndashaka kuza kuba ndi kubyumva. Joy niko kumusubiza ati cyangwa wibagiye ko ngiye mu kazi, none se uri kubwira ko aho ngiye muri ibi byo gusomana no gukoranaho gusa, wibuke kerega ko ari mu kazi ngiye. Joy rero wari uri mu modoka yageze ubwo ava mu modoka niko kubwira umukobwa bavuganaga ati ahubwo dore n'amasaha arimo gukura, reka nkureke ngende ubundi turaza kuba tuganira. Uwo mukobwa rero inshuti ye bavuganaga yaramubwiye ati uko byagenda kose rwose ndabizi neza Morris ubona yaragukumbuye cyane, nakubona yari atangira kugusoma kandi ibintu rwose ndumva nashaka kuza kubicikwa. Joy aramubwira ati ibyo byose rwose ndaza kubikubwira ariko ubu ngubu reka ngende. Joy wari ufite ivarisi mu ntoki yahise yinjira mu muryango w'ibitaro niko gukomeza aragenda. Ku rundi ruhande hari umukobwa witwa Mireille yicaye ku buriri ubona rwose ko arimo gutekereza cyane. Nuko muri ako kanya umukunzi we witwa Bruno nawe yarinjiye, wari urwaye cyane arembye, niko kumufasha kujya mu buriri maze Bruno aramubwira ati rwose ndakwinginze ntusige. Uwo mukobwa aramubwira ati ntabwo ngiye kugusiga ariko urazi ko ngomba gupakinga biriya bintu bamaze kugura. Bruno niko kumubaza ati se wabyishimiye? Mireille rwose uba ureba ko yacitse intege kuri uwo mukunzi we ariko adashaka kubimugaragariza, niko kumubwira ati ntabyishimiye nta kibazo, ntabonye ari byiza cyane. Bruno niko kumubwira ati rwose ndakwinginze ntumbabarize umutima wanjye unsiga. Mireille aramubwira ati reka ndabona ndi muri kiriya cyumba kindi ntabwo ngiye kugusiga ngo njye kure cyane. Ati ariko ubundi kwa muganga bakubwiye ngo iki? Bruno rero amubwira ati iriya kanzu y'umutuku wayibonye, ndibwira ko rwose ari ishobora kwambara tugiye muri engagement party yacu. Mireille niko kumubwira ati ariko ntabwo wigeze unsubiza ikibazo nakubajije, kwa muganga bakubwiye ngo iki? Bruno aramusubiza ati ntibisanzwe nta kintu bageze bambwira n'ubundi ntibya bisubizo, ahubwo ejo mfite appointment yo gusubira kwa muganga, tuzajyana se? Mireille aramusubiza ati oya rwose ejo ntabwo nzaboneka nzaba ndi bize. Ariko Bruno ubundi ni ukubera iki mbona uri kwitwara nk'umwana? Uwo mutima wawe urakomeza gufeyiringa, urabona ko ibyo bawushyizemo bimugufasha gukomeza kuba birimo kwanga, none amaherezo ni ayahe? Uzabaho cyangwa uzapfa? Njye nicyo kintu nkeneye kumenya. Bruno rero uvuga atuje cyane ko afite imbaraga nkeya niko kumubwira ati ikintu gihari ni ukwihangana, nta kindi kintu gihari, tugategereza. Mireille niko kumubwira ati tuzategereza se kugeza ryari? Ibi bintu ngiye rwose ko ntarimo kubyumva. Kwa muganga rero Joy yari arimo akorerwa introduction na Morris, nibwo yabwiraga abandi baforomo ati uyu nguyu yitwa Dr. Joy, ni umuntu mwiza cyane, hari abarwayi bamwe na bamwe nakoreraga agiye kujya mfasha, byaba byiza rero namwe mumwibwiye. Hari hahagaze rero abaforomokazi babiri, umwe aramubwira ati njyewe nitwa Vera naho uyu nguyu akaba yitwa Krista, rwose ni byiza guhura nawe Dr. Joy. Joy arababwira ati rwose nanjye ni byiza kubabona ndetse no kubamenya, ndibwira ko rwose bizagenda neza tukaza dukorana neza. Muri ako kanya rero Dr. Morris niko kubabwira ati ndumva ari ibyo ngibyo rero, ndumva mwasubira mu kazi kanyu. Abaforomokazi barasohotse, nibwo rero Joy yitaga abaza Morris ati none se turaza gusohokana ryari? Morris akamubwira ati ibyo ngibyo rwose ugomba kubyibagirwa, nakubwiye ko nta muntu ugomba kumenya ko njyewe nawe dukundana, tugomba kubigira ibanga ibyo kandi ugomba kubyitaho kandi ukabikomeza cyane ku mutima. Joy aramubwira ati ndabizi ariko nyine urabona ko nari ngukumbuye. Morris naramubwira ati ntange urabizi ko ngukumbuye cyane ariko. Morris niko kumubwira ati ngwino njye kukwereka ahantu duhindurira imyenda, ubundi njye kukwereka abarwayi bamwe na bamwe nguhe fayiro zabo. Joy rero yaragiye ahindura imyenda, nibwo rero Morris yagendaga amwereka abarwayi batandukanye yagombaga kumuha fayiro zabo kugira ngo abakurikirane. Nibwo yatangiye amwereka umurwayi wa mbere, aramubwira ati uyu nguyu rero yitwa Dr. Joy, niwe ugiye kujya gukurikirana kuva ubu ngubu, rero niwe ugiye kujya amenya imiti aguha ndetse na buri kimwe cyose, kandi rwose ni umuntu nzi neza ko yita ku barwayi cyane, uraza kubyishimira. Uwo musore rero uburyamye ngo aramubwira ati rwose ukubera ukuntu asa ndabona nanjye ndibuze gukira vuba.
Joy rero ubukunda akazi kahise asoma muri fayiro y'uwo muntu maze aramubwira ati ndabona rwose barimo kuvuga ko ufite ikibazo kigendanye na abdomino yo hasi, uri kumva umeze gute kano kanya? Aramubwira ati rwose ndumva hacitse intege ntashobora no kweguka kandi n'umubiri wanjye ugatitira cyane. Nibwo rero Joy yamusubizaga ati nta kibazo rwose ndaza kuguhindurira imiti nze kureba yuko ubwo buribwe bwagabanyuka ku buryo binabaye ngombwa umunsi warara utashye. Uwo musore rero wari urwaye niko kumubwira ati urakoze cyane rwose ndaza kuba ntegereje. Joy rero ndetse na Maurice bahise basohoka kuko Maurice yagombaga kumwereka n'abandi barwayi yagombaga gukomeza kwitaho. Amasaha rero yakomeje kwicuma nibwo n'ubundi Joy yaje gusoza akazi maze niko gutangira avugana na ya nshuti iba yitwa Ines imubaza ati mbwira ukuntu byagenze rero, mbwira ukuntu mwasomanye, umbwire n'ukuntu byari byifashe byose nta na kimwe uciye inyuma. Joy niko kumusubiza ati ariko Ines nawe sinzi ukuntu umeze, none sibe ko kwa muganga amabwiriza n'amategeko yaho atemera ko abadogiteri ndetse n'abaganga badashobora gukundana, ibyo urabizi ko bidashoboka rwose kubaho. Ines niko kumusubiza ati ibyo ndabizi ariko byababuza ko mwebwe mukundana kuko mwarabikoze, rero mbwira ukuntu byagenze. Joy niko kumubwira ati rwose nta kintu cyabaye kubera ko Maurice yambwiye ko tutagomba kugaragaza ko dukundana, none se ahubwo wowe akazi kawe kagenze gute? Nibwo rero yamubwiraga ati rwose akazi kanjye ahubwo ubu two mu minota mike kagiye gutangira, ahubwo ubukonje bw'ahangaha ndabona rwose bundembeje, ubu sinzi ukuntu bizagera iminsi ya za Christmas tumeze. Nibwo rero Joy yamubwiraga ati none ubwo ngubwo urashaka kuza i Kigali rero, ubwo se ukuba i Kigali ndetse n'aho ngaho i Burayi urumva ushaka hehe? Nibwo rero yahitaga amusubiza ati mbabarira rwose ndumva nishakira i Burayi, n'ininde rwose ubukonje buzanyice ariko ngume hano, nta mpamvu zo kugaruka i Kigali rwose ibyo ndabizi. Ati ahubwo shari kagenda akazi kanjye kagiye gutangira. Nibwo rero Joy yamubwiraga ati nta kibazo ubwo nyine turaza gukomeza tuvugana. Joy rero wari urimo kwihanagura make-up nibwo yakomeje azihanagura ari nako yandikiranaga na Maurice amubwira ko amukunda, na Maurice nawe akamubwira yuko nawe ari uko. Bwarakeye rero nuko bari ku kazi nibwo n'ubundi Dr Maurice yerekaga Dr Joy umurwayi mushyashya bari bafite, niko kumubwira ati uyu nguyu yitwa Bruno afite ikibazo cy'umutima yaragarutse kuri appointment, ubwo rero nagira ngo mukwereke ko ari ugiye kujya umwitaho. Bruno nawe niko kwita avuga ati urakoze cyane Dr Joy, ufite n'izina ryiza cyane, ndumva rifite meaning nziza cyane rwose, none se ubu ngubu rwose murabona umutima wanjye umeze gute? Joy rero yahise ashyiraho icyumvirizo ku mutima we niko kumubwira ati umutima wawe rwose uratera nk'ibisanzwe. Bruno aramusubiza ati umutima wanjye ubu wose n'uwawe muri kano kanya. Umuforomokazi Kristo wari uhagaze aho ngaho niko yamubwiraga ati twari tugukumbuye cyane. Nibwo rero na Bruno yababwiraga ati nanjye rwose ibitaro byanyu ndabikumbuye, niyo mpamvu nagiye i Burayi ariko nkaba naragarutse hano kubera ko nkunda ukuntu mwita ku barwayi. Mwese nabazaniye impano muze kuza kubaza Felix aze kuza kuzibaha. Bruno rero nibwo abarwaye indwara y'umutima ubona rwose ari umuntu ucisha makeya ugirira urukundo ndetse n'urugwiro buri wese. Bruno rero yavuye kuri appointment maze arataha ageze iwe, nuko ari we mu idirishya arimo kureba asanga umukunzi we arimo arapakinga ibintu byose kugira ngo yigendere. Bruno yarababaye cyane rwose ubona ko n'umutima we ucitse intege, niko kwita agenda yicarira mu ntebe. Muri ako kanya rero Mireille yarinjiye azamusatira maze nawe amwicara imbere atangira amubwira ati Bruno reba ukuntu ibintu bimeze. Bruno ahita amubwira ati uransize ndetse njyenyine. Mireille niko kumubwira ati rwose Bruno mu by'ukuri narihanganye bihagije kandi rwose nakoze ibyo nakagombye kuba nkora ndetse nanagukoreye n'ibirenze ubushobozi bwanjye, ariko rwose umbabarire sinyibashije kuba nakomezanye nawe. N'impeta wampaye akira ndayigusigiye, njye nawe ntabwo rwose dushobora gukomezanya, baho wenyine nanjye mbeho njyenyine kuko ibintu ntabwo nabyihanganira ngo nzabishobore. Bruno rero ufite ikibazo cy'umutima yabonye Mireille yahaguruka ariko kumuhamagara cyane ati Mireille winsiga. Muri ako kanya rero yahise abura ubwenge ndetse n'imbaraga zirabura, niko gutangira guhumeka nabi cyane, maze driver we witwa Felix niko kuhita yinjira aramubwira ati boss mbonye mabuja. Muri ako kanya kijya kuvuga gutya asanga Felix nta bwenge gifite, niko kuhita amujyana kwa muganga. Bruno rero yaje kwisanga kwa muganga maze yicaye asanga Joy ari aho ngaho, niko kuhita amubwira ati Dr Joy. Joy niko kumubwira ati Bruno umeze uti? Bruno niko kumubaza ati none se hano hantu wamaze igihe kingana iki? Nibwo rero Joy yamubwiraga ati uhamaze amasaha 48. Bruno niko kumubwira ati ubwo ni ukuvuga ngo iminsi 2. None se wa mukobwa wanzanye ari hehe?
Joy aramusubiza ati nta mukobwa wigeze ukuzana, waje hano uzanywe n'umushoferi wawe Felix, kandi nawe nabonye wakomeje kugenda hano aza gusura, nta wundi muntu nigize mbona, ariko ubwo niba hari undi muntu wenda wari waba ushaka nabwira bariya baforomokazi bakamuguhamagarira ko basanzwe bazi kesi yawe. Bruno niko kumubwira ati rwose byihorere nta kibazo, none se ubuzima bwanjye bumeze gute? Joy rero yahise amushyiraho icyumvirizo cy'umutima, niko kumubwira ati mu by'ukuri rwose umutima wawe wose waraguye cyane, warafeyirinze. Bruno niko kumubaza ati none se hano mufite igihe kingana iki? Joy aramubwira ati ndacyakubwira ko ubuzima bwawe rwose bugomba kuba buri hano kugira ngo bube bumeze neza, nta kundi rero ushobora kubaho utari hano, ntago byakunda, kuko nyine nk'uko mbikubwiye umutima wawe warafeyirinze wose, ntago byashoboka ko wava hano, ugomba gutegereza umuntu uzagufasha akaguha dona, cyangwa nyine ubwo bikaba byagenda ukundi. Bruno niko kitamubwira ati ngapfa nyine ndabyumva ibyo ushaka kuvuga. Joy niko kumubwira ati oya rwose nzagushakira imiti izatuma ubaho wigira ikibazo. Nibwo rero Bruno yamubwiraga ati nta kibazo, ubwo nzaba ndi hano ndimo kureba isura yawe nziza bizaba bimeze neza, nta kibazo nzagira. Joy niko kumusubiza ati nubwo ari nziza nyine ariko ushobora kuzayirambirwa kugibona buri munsi, kuko abarwayi ndabizi ari igihe murambirwa abaganga mukumva murashaka kwitahira. Bruno aramubwira ati oya ntabwo nzigera ndambirwa kureba ubwiza bwawe. Ku rundi ruhande rero Dr Morris yari arimo kwinjira muri ofisi ye, nibwo muri ako kanya yagiye kujya kumva yumva umuntu arimo gukomanga, maze umuntu yahise afungura asanga nta wundi ni Joy. Joy rero yaje amubwira ati mukundwa ngwino tujye gusangira ibyo kurya bya saa sita. Bruno aramubwira ati njye navuyeyo rwose, ahubwo nawe burya uze kuza kujya muri ya resitora hariya hepfo, uzi ukuntu bagira agapira keza karyoshye cyane. Muri ako kanya rero Joy yahise arakara ati kuki wagiye wijyanye se, rero ngwino nanjye tujyane. Bruno aramubwira ati urabizi ko bitashoboka. Joy niko kumubwira ati ariko abantu babonye urimo kwereka umukobwa mushyashya abantu barira babigiraho ikibazo nk'ubwo ngubwo. Bruno aramubwira ati rwose humura ejo tuzajyana. Joy rero wakundaga Bruno cyane yahise aseka maze aramubwira ati okay nta kibazo. Bruno niko kumubaza ati none se ubwo abarwayi bawe bameze gute? Joy aramubwira ati wa muhungu wari uri mu cyumba cya privé mu kanya gato aribo batashye hamwe n'akakana gato nako mu gitondo katashye. Hanyuma rero Bruno nyine wa wundi urwaye umutima nawe nagira nkubwire ko yicuye. Morris niko kumubwira ati wow rwose ndumva mfite ishema ryawe, wabikoze neza cyane, ndumva abarwayi bawe barimo kugenda bakira. Muri ako kanya rero nibwo Joy yitegereje telefone ye abona ko hari umurwayi wari ukeneye ko amwitaho, niko kumubwira ati reka mbe nsubiye mu kazi turaza kuganira. Joy rero yasubiye mu kazi ke, nibwo rero n'amasaha yo gutaha yazaga kugera, nuko ninjoro atashye ari kuri telefone aganira n'inshuti y'Inesi. Nibwo Inesi yamubazaga ati none se kumbwira uwo muntu ko afite ikibazo cy'umutima, rega sha buriya bariya abantu utamwitayeho buriya nkuriya yanakiyahura, kubera ko abatinya kwereka abantu ko baba ariko buriya nk'iyo abantu bagiye ashobora rwose kuba yakora ikintu nk'icyo ngicyo. Bene nk'abo ngabo baba basabwa kuba bari hafi n'umuryango wabo, ababakunda nyine kugira ngo yishime. Joy niko kumusubiza ati sha mu by'ukuri rero nta muntu n'umwe uri kumwe na Bruno bari wenyine, sintekereza ko ashobora kuba afite n'umuryango, ariko nanjye ntabwo nshaka kuzajya mukuraho amaso kuko rwose nabonye ari umwana mwiza kumuganiriza, ubona rwose aganira neza cyane. Nibwo rero Inesi yahitaga amubaza ati none se ahubwo wowe na Morris bimeze bite? Nibwo rero Joy yacecekagamo gakeya maze Inesi akamubwira ati ariko muri iyi minsi nsigaye nkubaza ibyawe na Morris kandi mwaregeranye nkabona sinzi ukuntu bimeze. Joy aramubwira ati mu by'ukuri rwose nanjye wagira ngo turacyakundanira iya kure, kuko rwose ya long distance relationship twahoragamo n'undi rwose wagira ngo iracyari kwa kundi, kuko n'undi sinjya mubona, niyo mubonye nyi mu mwanya, rero urumva ko byose ari kwa kundi n'ubundi nta cyahindutse. Rero yakomeje aganiriza Inesi maze amasaha akomeza kwicuma. Nibwo rero bwaje gucya n'ubundi Inesi ari kwa muganga ari kumwe n'umurwayi we Bruno, maze akamubaza ati ariko ubundi Bruno mu buzima busanzwe waba ukora iki? Bruno rero aramubwira ati none se wabifondoje, wowe bimbwire utiriwe umbaza icyo nkora. Nibwo rero Joy yamubwiraga ati ushobore kuba uri umwanditsi w'imisigo. Bruno aramubwira ati oya rwose wakishe. Joy niko gusubiza ati ushobore kuba uri umuhanzi nabyo ndabona byakubera. Bruno aramubwira ati oya rwose nta na kimwe. Joy niko kumubwira ati okay reka ngushyire icyumvirizo ku mutima wawe, icyo uri buze kumbwira ndaza kwita amenya ibyo ari byo. Joy rero yagishyizeho maze niko kumubwira ati nta kintu umutima wawe na kimwe umbwiye ukora.
Bruno aramubwira ati none se ubundi wanyitegereje mu maso ko wenda biri buze kuza kukubwira icyo nkora. Joy rero yahise afata amaso ya Bruno maze niko kuyarambura, arangije aramubwira ati urimo kubura vitamine A. Joy yaseka cyane niko kumubwira ati icyo nicyo gisubizo ubona iyo ubwiye umuganga ngo nakwitegereze mu maso. Bruno rero nawe yari arimo guseka cyane ubona ko yari anezerewe ko byibuze yashoboraga kuba yabona umuntu umuganiriza. Joy rero yaramubwiye ati rero ngiye kujya mu kiruhuko cya saa sita, ubwo ngubwo ndaza kuza kugaruka kukureba. Bruno yaramubwiye ati none se niba bitakubangamiye wambabere rwose ukaza kurira ahangaha, cyane ko njye hari ibiryo bimwe na bimwe ntakemererwa kurya, ko rwose byambera byiza uramutse wemeye ukayira hano. Joy yaramubwiye ati niba nta kibazo kuri wowe ndaza kuza ndire hano, cyane ko kino cyumba cyawe kiri prive. Atubwo reka ngende rero njye kuzana ibiryo. Joy arimo agenda yahise ahura na Morris aramubwira ati none se twajya gusangira ibya saa sita. Joy aramubwira ati sha ndumva bitakunda kuko namaze kurya, ahubwo ejo ndumva ariko byagenda neza turamutse dusangiye. Morris yaramubwiye ati okay, ejo nta kibazo, ubwo nibwo tuzahura nta ribi. Joy niko kumubwira ati ariko rero bura nijoro waza kuza tugasangira ibya nijoro kuko ndaza kuba natetse ibiryo byiza cyane, ndaza guteka agafi kameze neza ndetse n'ubugari. Morris niko kumubwira ati nta kibazo rwose ndaza kuza kuba mpari. Ati ahubwo amasaha yanjye yo gutaha yarageze, none se hari ikibazo wagira ndamutse nguhaye bamwe mu barwayi? Joy niko kumubwira ati nta kibazo rwose bansigire. Hashize iminota mike rero n'ubundi Joy wagombaga kujya kurira mu cyumba cya Bruno niwe yari yicaye arimo gufungura. Bruno aramubwira ati mwakoze cyane rwose kuba uri hano. Nibwo rero Joy yamubazaga ati none se ibiryo ukumbuye cyane ni ibihe? Bruno rero aramubwiye ati ibiryo nkumbuye rero buriya burasa nk'ibikiraba, ariko ndumva ari nk'ubugari wenda n'agafi, ibyo bintu ndumva ari byo nkumbuye cyane. Mama wanjye umukunzi wanjye bari bazi kubiteka cyane. Nibwo rero Joy yahitaga amubaza ati none se ahubwo ni gute batakugeraho kandi ubona ubakeneye cyane muri iki gihe? Bruno niko kumubwira ati mu by'ukuri rero ndamutse mbwiye mama wanjye kumbona ameze gutya byamubabaza cyane, ntabwo yabirokoka. Joy niko kumusubiza ati ariko ni uburenganzira bwe, akicara akaganiriza umuhungu we, rwose urimo uramwe mu burenganzira akwiriye, kandi no mu girlfriend na wawe nawe arabikeneye. Bruno niko kumusubiza ati njye rwose mba numva kuhagera kwa mama rwose byamugirira nabi. None se ahubwo wowe mbwira waba warashatse cyangwa ufite umukunzi? Joy niko kumubwira ati hirega urabizi ndamutse narashatse wahita ubibona, bajya banyita muka runaka cyangwa se madamu naka, ariko nyine ubwo urabona ko bakiri kunyita izina ryanjye, ntabwo nari nashaka, kandi rwose iwacu i Butare urabizi iyo umuntu yashatse uko biba bimeze. Bruno nibwo yamubwiraga ati iyo mba ndi muzima rwose ntakabaye ngutembereza Kigali kuyimenya neza, ariko ubu ndibwira ko boyfriend wabikora. Nibwo rero Joy yamusubizaga ati yego arabikora rwose aragerageza. Bruno rero yahise amubwira ati ngaho rero twongere dusubire gufondoza ikintu nkora. Nibwo rero Joy yamubwiraga ati ariko ubundi ubwo ntabwo ushobora kuba uri umwogoshi. Muri ako kanya rero Bruno yarikanze cyane aramubwira ati umwogoshi? Bruno rero yatangiye guseka maze ahita havukiramo no gukorora. Nibwo Joy wari umwicaye iruhande arimo kurya yahise aza yirukanka aramubwira ati humekera imbere ugarura umwuka inyuma kugira ngo umererwe neza. Bruno rero yatangiye kubikora ubona ko rwose ubuzima bwe bwari bugeze kure cyane. Dr. Joy rero yahise ajya kuri reception kugira ngo arebe ku bintu byose byifashe. Nibwo yahuraga na Krista maze akamubwira ati mu by'ukuri rwose hari abarwayi nijoro bakomplaininze ko batinze kubagezaho imiti, wari uri hehe? Nibwo rero Krista yamubwiraga ati ibyo bintu ngiye nta nubwo mbizi. Yaramubwira ati ugomba kuba ubizi kuko abarwayi ni wowe bavuze ko utigeze ubitaho, kandi ibyo bintu rwose ntabwo byemewe. Nibwo rero Krista yamubwiraga ati ndabyibutse ukuntu byagenze, nari ndimo ndafasha Dr. Morris. Joy aramubwira ati wimbeshya Dr. Morris ntabwo ugeze akora ijoro ryashize, ntingiye waraye hano izamu, rero mbwira ukuntu byagenze. Krista aramusubiza ati ariko Dr. Morris yaje nubwo atigeze atinda igihe kirekire, yaje rwose niyo twari turi kumwe. We niko kumubwira ati uravugisha ukuri Morris yari ari hano? Krista aramubwira ati yego. Joy niko kumusubiza ati ubutaha rero ibyo ntibizongere kwisubiramo na rimwe. Krista rero n'undi yahise yinjira mu cyumba cya Bruno. Nibwo yamubwiraga ati ndabona ubuzima bwawe burimo noneho kugenda bugaruka neza. Nibwo rero Bruno yamubwiraga ati yego rwose Dr. Joy hari ikintu yakoze ku buzima bwanjye, urabona ko bwongeye kugenda neza. Krista niko kumubwira ati ngiye guhamagara Dr.
karenzi kugira ngo aze kwiteho, ndabona ari ibi bintu bishoboye. Nibwo rero Bruno yahitaga amubaza ati ushatse kumbwira yuko Dr Joy ibintu se arimo gukora atabishoboye? Krista niko kumusubiza ati uye ntago ariko mvuze, ariko nyine niba wifuza Dr Joy nta kibazo ndamuguhamagarira, njyewe nari nzi ubishoboye kubikora neza n'uwo nguwo. Muri ako kanya rero Nurse Vera yahise yinjira, maze ahageze niko kwita abwira Bruno ati ndabona none uyu munsi usa neza cyane rwose, sinzi ukuntu byagenze. Bruno aramubwira ati uyu munsi rwose nawe urimo kurabagirana nk'akamarayika. Nibwo rero Vera yamubwiraga ati rwose Bruno uzi gutuma nseka. Vera yahise yongorera Krista ati Dr Joy arimo arakwifuza mu minota itarenze 10. Joy rero yahora akomeje yikoreshwa ubusa aho ngaho. Nibwo n'ubundi Vera yamubwiraga ati Krista sinakubwiye ngo Dr Joy aragushaka mu minota itarenze 10, none iyo minota imaze gushira cyari hano. Nibwo rero Chris yahise avuga ati none sivyo ni ibiki, niba nyine yaramaze nyine, kuko rero ampamagaye ngomba gusarangura umukobwa arampamagaye, ntaho rwose ngomba kujya. Muri ako kanya rero Vera yahise amubwira ati kandi ibyo byose urimo kubiterwa na kuri akuntu wibwira ngo urimo urasohokana na Dr Morris bigatuma wumva ko utagomba kuba abandi bantu, ivyo bintu rwose ntago byemewe. Krista niko kuvuga ati ntaho ngiye nyine uramukobwa sinshaka kumwumvira, ibyo rwose agomba kubimenya, kandi niba ngendana na Dr Morris mwese mugomba kubimenya nyine, ubwo niko bimeze. Krista ndetse na Vera bahise bibuka ko bari imbere y'umurwayi, maze batangira kugenda bavuga gahoro, ariko Bruno ibyo byose bavugaga yaramaze kubyumva, nubwo nta mbaraga yari afite nyinshi zo kubasubiza cyangwa se ngo yivange mu kiganiro cyabo. Ku rundi ruhande rero mu biro bya Dr Morris, Dr Joy yari arimo yinjira ariko amubwira ati mu by'ukuri rwose ngiye mfite ikibazo. Morris niko kumubaza ati ufite ikihe kibazo? Mu by'ukuri rwose uriya mukobwa Krista arimo aritwara nabi cyane, arimo aransuzugura kuva nagira hano ntajye nyumvira, kandi nabonye wowe mugendana ari inshuti yawe, nka buriya dureba ninjoro yarayansuzuguye, abarwayi bamubuze barimo gushaka imiti kandi nari nzi ko arimo kubitaho, ngiye kujya kumva numva arambwiye ngo wajura mureba, ngiye ntiwaza no kundeba rwose biriya bintu nushaka ubihagarike. Dr Morris niko kwita amusubiza ati umva rero Joy nkubwire, kuba njye nawe tuvuga ko duteretana ntibivuze ko ugomba kuza umbwira uko wishakiye, aha ni mu biro byanjye, nutanyubaha nakwirukana ukava hano ukagenda. Ibyo rwose ugomba kubimenya, kuba nkundana n'ibiguhe umuri rwitwazo rwo kuza umbwira amagambo yose uyiboneye mu biro byanjye. Joy yahise amubwira ati umbabarire ahubwo ubwo reka mpite nsubira mu kazi kanjye. Nibwo rero Morris yamubwiraga ati cyane rwose ugomba gusaba imbabazi, ibyo ntabwo bikwiriye, n'ikindi gihe ibyo ntuzigere na rimwe ubisubiramo. Muri ako kanya rero Dr Morris yahise ajya kuri telefone, niko guhita abwira umuntu yarahamagaye ati mu biro byanjye mu minota itarenze 10. Dr Joy rero nta handi yahise ajya kureba umurwayi we Bruno, maze Bruno ari kwitegereza muri telefone, amubonye aravuga ati wa muganga wanjye wanshitse. Nibwo rero Dr Joy yamubwiraga ati ariko mu gitondo nari ndi hano. Bruno niko kumusubiza ati nakubuza umunsi wose. Joy rero na Bruno bakomeje kuganira, nibwo rero Joy yamubwiraga ati none se ahubwo uhambwiye cya kintu ukora bune n'ubu rwose ibyananiye kuzafondora. Nibwo rero Bruno yamubwiraga ati kora rimwe nanone wongera umbwira ikintu bumva nkora. Nibwo rero Joy yamubwiraga ati ndatekereza ko ushobora kuba umukinnyi w'amafilme. Nibwo rero Bruno yamubwiraga ati none se urabona ndi mwiza ku buryo naba mberewe no gukina amafilme? Joy yaramubwiye ati ndabona rwose byakubera kuko ukuntu umeze nuko ugaragara, ndabona waba umeze nk'umuntu w'umutsari wa filme. Bruno niko kumubwira ati uziko wari ugiye no kuyifondora, uziko numvaga nazaba umukinnyi w'amafilme, ariko rwose ntabwo ari byo nkora. Bruno niko kumubwira ati mu by'ukuri ngiye buriya rero ndi civil engineering, ndi umwenjenyeri mu bijyanye no kubaka amazu, n'ibyo ngibyo nkora. None se wowe iyo utaza kuba umuganga wari kuza kuba iki? Joy niko kumubwira ati iyo ntaza kuba umuganga nari kuza kubamo umuririmbyi. Bruno niko kumubwira ati wow ugomba rero kundirimbira. Joy aramubwira ati rwose ntabwo byashoboka, ntabwo nshobora kukuririmbira udatuma rwose nsibye abakurambere banjye, kano kanya ijwi ryanjye ntabwo ari ijwi ryiza, niyo mpamvu nanjye nabyihoreye. Bruno rero ndetse na Joy bakomeje kuganira, ari nako rwose wabonaga ko bari bishimiranye kuba barimo kuganira, kuko wabonaga buri umwe wese yabonaga undi ibyishimo byarazaga ku isura ye. Amasaha rero yo gutaha yarageze, nuko Joy yicaye mu rugo ari ku buriri bwe arimo arandika message, akabona arimo kwandikira ntamusubije, akazajya anyuzamo na telefone akayijugunya ku ruhande. Yagiye kujya kubona abona irasonnye, maze umutima urikanga atekereza ko ari Morris wari ugiye kumuhamagara, niko gusanga ari Nese mushuti we, maze niko kumwita amubwira ati yego ine none se bimeze bite? Nese niko kumubwira ati ko ariko ko numva udashaka kumvugisha, ko numva buri gihe nsigaye nk'ufurusa kugira ngo uvuge bimeze bite?
Joy niko kumubwira ati rwose ubu ngubu ni Morris ntabwo njye nawe turimo kuvugana, twapfuye umukobwa umwe hariya w'umuforomokazi, rwose ubu ngubu ntabwo arimo kumvugisha. Inesi niko kumubwira ati ntumbwire ko bya bintu yajyaga gukora kera byo kutakuvugisha tukiri ku ishuri n'ubu ngubu yaba bigaruye. Joy yaramubwira ati cyane rwose yabigaruye, ubu ngubu ntabwo arimo kumvugisha. Inesi niko kumubwira ati ndabizi rwose kera wahoraga umuvugira, yakora ibintu nk'ibyo ngibyo by'amafuta ukamushyigikira ukavuga ko amakosa ari ayawe, kandi rwose mu by'ukuri umuntu yareba agasanga amakosa atari n'ayawe ahubwo ari aye. Bakomeje baganira rero baza kugira ngo baratandukana kuko n'ubundi Joy yagombaga kuryama. Bwarakeye rero mu gitondo cya kare nta handi Joy yafungiye feri uretse kujya kureba umukunzi we Morris, nibwo yagendaga amukurikira ariko ubona ko Morris n'ubundi adashaka kumuvugisha. Joy rero yahise abwira Morris ati umbabarire. Akivuga gutyo Morris arimo kwihuta cyane yahise ahagarara. Joy aramubwira ati Morris mbabarira rwose ku byabaye ejo, nakubwiye nabi kandi bidakwiriye. Morris niko kumubwira ati ngiye cyo numva cya mbere twagakoze ni akazi kubera ko MD ari buze kuba hari uno munsi. Morris nawe aramubwira ati umbabarire kuba nijoro ntabwo uhamagaye, natashye naniwe cyane, traffic jam yari ihari, ngeze mu rugo rero nahise nsinzira, niyo mpamvu nigeze nkuvugisha. Nizere ko rero ubu ngubu tumeze neza. Joy niko kumubaza ati ndabizi se ko ari wowe nyine wabimbwira ngiye ko nta kibazo mfite. Nibwo rero Morris yamubwiraga ati ntaribi rwose ubu tumeze neza nta kibazo, reka rero tutangire tujye gukora akazi k'abandi. Baragiye rero batangira akazi. Joy nk'ibisanzwe yahise ajya kwita kuri Bruno rero wabaga uri mu cyumba cya prive. Nibwo rero batangiye guseka baganira cyane ubona ko Bruno yari yishimye ndetse na Joy, biza ndetse no kuba ngombwa ko Joy aza gufasha Bruno kuba atembera ibitaro amutwaje serumu yari avuga afite mu kaboko. Bakomeje rero bazenguruka ibitaro maze igihe kiza kugera ko Bruno ananirwa maze basubira mu cyumba cye. Joy rero yamufashije kuruhuka amushyira ku gitanda cye, maze Joy amasaha yaragize yo gusoza akazi maze aragenda ajya guhindura imyenda. Joy rero yagarutse yambaye agakanzu keza cyane kari kanamubereye cyane, maze Bruno amubonye aramubwira ati wow wambaye neza cyane, ugiye kuri date? Joy aramubwira ati cyane rwose mfite date na boyfriend wanjye. Nibwo rero Bruno yamubwiraga ati uwo boyfriend wawe rwose ni umunyamahirwe. Nibwo rero Joy yamubazaga ati none se dukora iki noneho uyu munsi? Bruno yaramubwiye ati ndananiwe cyane rwose ku buryo nta kintu nakora ahubwo ndirimbira, wambwiye ko ushobora kubavamo umuhanzi. Joy aramubwira ati wowe rwose ntabwo naririmba ngo bikunde. Bruno rero yakomeje kumwinginga. Joy rero yaje gutangira kuririmba, ni nabwo yahitaga abwira Bruno ati nawe rero uzajya unyikiriza. Bruno aramubwira ati reka njyewe bite ko ndi umurwayi ntabwo izo mbaraga nazibona. Joy niko kumusubiza ati ariko ndi umuganga wawe nanjye nkubwira amategeko y'ibyo ugomba gukurikiza. Joy rero na Bruno batangiye kuririmba ubona rwose ko bishimye cyane. Joy rero agombaga kurindira ko umu boyfriend we Morris amuhamagara, yaje kugera ubwo atangira gusomera igitabo cyiza cyane. Bruno yakomeje gusoma rero. Bruno wabaga urwaye yaje gusinzira. Joy rero yabonye ko Bruno yasinziriye niko kwita afata telefone ahamagara Morris, ariko akimuhamagara Morris yahise amubwira ati Joy ninakubwiye ko ngiza kuguhamagara wikirirwa rero umpamagara, guma ku bitaro ndacyafite abarwayi benshi irimo kwitaho. Joy yaramubwiye ati okay nta kibazo rwose mbabarira kuba nkurogoye ntabwo bizongera. Muri ako kanya rero Joy yarahindukiye maze asanga Bruno ari kumwitegereza, niko kwita amubaza ati uracyari hano? Joy yaramubwira ati ntumbwire ko ndambiwe. Bruno niko kumusubiza ati we rwose ntabwo nakurambirwa. Joy rero afite igitabo niko kwita amubaza ati none se nkomeze ngusomere cyangwa nkuririmbire? Bruno aramubwira ati ijwi ryawe rwose ni ryiza cyane wandirimbira. Joy niko kwita amubaza ati ntumbwire ko ijwi ryanjye warikunze kandi rwose mba numva ijwi ryanjye ridashamaje. Ku rundi ruhande rero muri office ya Morris yari kuri telefone arimo avugisha Joy amubwira ati mu kanya gato rwose mu minota mike ndabaje dusohoke. Morris rero yarahindukiye niko gusanga Chris ari aho ngaho, niko kwita amubaza ati ntumbwire ko usigaye usohokana n'uriya mukobwa. Bruno nawe yaramusubije ati ariko uzi ko ushobora kuba waribagiwe icyo uri cyo hano, ndabona rwose akazi kawe utangiye kukibagirwa ugatangira kurengera. Ati ibyo nkorana n'abaganga n'abaforomokazi ndetse n'abadogiteri muri ibi bitaro nta na kimwe kikureba, fokasinga ku byawe nanjye ibindi byose ubyihorere, sinzongera kumva mbaza ibintu nk'ibyo ngibyo. Ku rundi ruhande rero Dr. Joy yakomeje gusomera igitabo Bruno maze aza kugira ngo arasinzira. Bruno rero yatangiye kumwitegereza rwose ubona ko yamwishimiye, akajya anyuzamo agaseka bitewe n'ukuntu yakundaga kuganira na Dr. Joy, bakaganira ndetse bagakunda no kwiterera ibiparu, ubona rwose ko ari ibintu byashimishaga Bruno ndetse bikamwongerera n'iminsi yo kubaho. Amasaha rero yakomeje kwicuma, nibwo Dr. Morris ndetse na Chris bari barimo gusohoka mu modoka. Nibwo Morris yisakaga maze akabura telefone ye, maze
Chris akahita amubwira ati ndatekereza ko dushobora kuba twahitaye hahandi twari. Akijya kuvuga gutyo Maurice yahise amubwira ati ceceka ngo ibyo nta muntu ubikubajije. Nibwo rero yamubwiraga ati harya waba wamboneye Dr Joy. Chris niko kuvuga ati ntamubonye, yasohotse hano amasaha ni nk'isaha imwe cyangwa ebyiri zishize mubonye atashye. Maurice niko kumubwira ati okay nta kibazo, wowe genda ujye mu biro byanjye ureko rero naba nataye telefone yanjye. Muri ako kanya rero Chris yahise yinjira ajya gushaka telefone ye. Mu cyumba rero Bruno yararwariyemo yari yaje kugira ngo afate igitabo Dr Joy arimo kumusomera nawe arimo kwisomera. Byaje kuba ngombwa rero ko Joy yicura, maze amajije kwicura niko kwitabaza Bruno ati ni sangahe. Nibwo rero Bruno yamubwiraga ati ni 3:00 za nijoro. Joy yarikanze cyane ati mana yanjye kuki utanyicuje rwose, ubu telefone yanjye ishobora kuba yasonnye akabura umuntu yitaba. Bruno yaramubwiye ati nta muntu n'umwe yigeze guhamagara. Joy rero yarebye n'undi asanga nta muntu wamuhamagaye, niko kwita afata telefone ye maze atangira guhamagara Maurice umukunzi we. Yaramuhamagaye rero ntiyayifata, niko kwita abaza Bruno ati nta muntu se wigeze aza kundeba hano muri wa foromokazi. Bruno yaramubwiye ati nta muntu n'umwe wigeze aza kukureba hano, ahubwo nahamagaye umushoferi wanjye Felix kugira ngo aze kugutwara kugeza iwawe mu rugo umeze neza. Joy yaramubwiye ati uye rwose si ngombwa ndaza gushakisha ukuntu ngera mu rugo. Bruno yaramubwiye ati uye ntago ndabizi neza ko kuva hano ubona imodoka z'isaha bitagukundira, niyo mpamvu rero namuhamagaye. Joy rero yarongera amubaza ati uravugisha ukuri ko nta muntu n'umwe wigeze aza kundeba hano. Bruno yaramubwiye ati nta muntu n'umwe rega wigeze aza kukureba. Joy rero yaramubwiye ati ndabona rero ubwo ngubwo nta mpamvu ihari yatuma nkomeza guharira nawe, nta kundi nabigenza n'ubundi reka ngende uwo mushoferi wawe antwara ngeze mu rugo. Ati ahubwo se igitabo nyikurekere cyangwa gitahane. Bruno yaramubwiye ati igitabo nta kibazo ndakigumana, nanjye ndaba ndimo kugisoma kiraza kumara irungu. Joy rero yahise yisohokera maze arataha. Bwarakeye rero mu gitondo nibwo Dr Maurice yari ari mu biro bye arimo kwakira umurwayi amubwira ati ndabona rwose ugomba kuzagaruka kwa 6 w'igitaha kugira ngo tuzarebe ko umutima wawe uzaba umeze. Uwo murwayi rero yarasohotse maze yashize akanya gatoya Dr Joy nawe yahise yinjira, arangije aramubwira ati iyo uza ko wampamagaye byonyine byari kuba byamaze kiriya kimwaro wanteje nimugoroba ngutegereza warangiza ntuze. Maurice yagiye kuvuga, Joy aramubwira ati mbara rwose ntugire ikintu kimumbwira. Nibwo rero Maurice yavugaga ati ni utuma ntavuga rero ntabwo gusobanura uko byagenze, telefone yanjye nayibuze ubu ngubu sinshobora kuba nayibona. Joy yaramubajije ati ubwo se telefone yawe yaba yabuze gute? Maurice niko kumubwira ati mu by'ukuri rwose telefone yanjye yari iri mu mufuka mu kandi kanya mba ndayibuze, ikindi kandi nijoro nta nubwo wari uhari, 3:00 wari watashye. Joy niko kumusubiza ati ngiye nari mpari izo saha zose wakubwira isaha naviriye ahangaha. Maurice niko kumubwira ati rwose telefone yanjye nayihize ngewe na Krista twayishakiye ahantu hose. Joy niko kwita amubaza ati okay wowe na Krista mwayishakishije murayibura? Maurice niko kumubwira ati cyane rwose twayishize turayibura. Muri ako kanya rero bakirimo kuvuga gutyo bagiye kujya kubona babona Krista arayizanye ati telefone yawe ndayibonye ntushobora kwiyumvisha ahantu nayikuye. Joy yabibonye gutyo umujinya uramwica ndetse n'ishyari niko kwita asohoka. Maurice rero niko kubaza Krista ati iyi telefone uyikuye hehe? Krista niko kuza amwegera arangije aramubwira ati nayikuye nyine ahantu nyine kwaje. Muri ako kanya rero Krista nawe yahise asohoka. Nibwo rero Maurice yavugaga ati mana yanjye rwose uyu mukobwa ufite ubusazi gutya ahazanyica, hazatuma nirukanwa nabibonye ubu. Amasaha rero yakomeje kwicuma y'akazi, nuko Dr Joy arimo arasohoka mu cyumba kimwe ndetse na Dr Maurice asohoka mu kindi, bahise bakubitanira ahantu. Nibwo rero batangiye kuganira maze Maurice atangira kumubwira ati rwose umbabarire ku byabaye nkaguhera amakosa yanjye. Joy niko kumubwira ati none se kuki urimo gusaba imbabazi niba atari amakosa yawe? Maurice niko kumubwira ati none se twakimura undi munsi tukazasohoka? Joy niko kumusubiza ati mu by'ukuri rwose njye ndarambiwe guhora bakirimo kuvuga gutyo. Krista yahise aza yihuta maze bacamo hagati babanza guceceka kugira ngo arenge, maze amaze kwinjira mu cyumba nibwo rero Joy yahise yongera arakomeza avuga ati mu by'ukuri rwose njye nakubwira ngo ndarambiwe guhora ari njye utegura aho tugomba guhurira, nkategura ibintu kugira ngo njyewe nawe tubonerane umwanya, ariko wowe buri gihe ibintu byose ukabyica. Ntabwo rero nanjye nshobora kuzongera kuvuga ngo ukize igihe cyo gusohokana nawe, ndabirambiwe. Maurice niko kumubwira ati ariko rwose mukundwa urabibona ukuntu bigoranye hano, urabona nawe ubwawe urabyibonera ko kugira ngo umuntu abone umwanya ari ibintu bitoroshye. Joy niko kumusubiza ati ntago ngiye ko ariko kuri mbyemera, kubera ko njye nanjye nkora ibishoboka byose kugira ngo umwanya nkukubonera ariko ukabura. Maurice niko kumubwira ati none si iri joro utwaza kuza guhurira iwawe? Joy niko kumusubiza ati iwanjye nyine nimugoroba nta kibazo.
nibwo rero Maurice yamubwiraga ati ariko icyo ntabwo ari igisubizo. Joy yarongeye amusubiramo ati ndabizi iwanjye iri joro. Joy rero yamubwiye gutyo arangije ahita yigendera. Bruno rero nawe yakomeje amwitegereza areba Joy arenga, nawe arangije ahita ajya mu kwita ku barwayi. Joy rero yahise ajya kureba Bruno, nibwo rero Bruno yatangiraga amubwira ati ko mbona uyu munsi utishimye bimeze gute, ndabona rwose inseko yawe idasanzwe. Joy aramusubiza ati ibyo se ubwo urumva urabona wabibwirwa n'iki? Bruno niko kumubwira ati iyo winjiraga muri iki cyumba rwose uhabwa ufite inseko, wasekaga rwose umutima wanjye ukahita umera neza cyane nkabona ndanezerewe, ariko ubu ngubu rwose reka kubonamo agahinda. Joy rero yahise yicara ku gitanda cya Bruno, maze Bruno aratangira aramubaza ati none se ibyo bikubabaje byose byaba birimo guturuka ku byakubayeho ejo? Joy niko kumusubiza ati niko bimeze, ariko nyine ntago ariyo mpamvu rwose ndishimye, sinzi impamvu uri no kumbwira gutyo. Bruno rero yahise atangira amubwira ati mu by'ukuri rwose njyewe n'umukunzi wanjye twakundanye imyaka 4, rero mu minsi yacu ya nyuma tujya gutandukana nahoraga mukavarindira amakosa ye, nkagaragaza ko rwose afite impamvu irimo kubitera, akamburira umwanya nkakomeza mvuga yuko ari bize, kugeza ubwo rero mu nyuma ejo bundi yaje kunyerurira neza arambwira ati ndakurambiwe, sinkishoboye kukwihanganira. Mu by'ukuri ibyo bintu byashinguye umutima wanjye ku buryo kubyakira byananiye, ari naho navanye no kukumera gutya nkagaruka ejo bundi mu bitaro mpakana n'izi saha. Rero yambwiye ati ihangane rwose ukomere, ariko rwose nanjye uwanjye urabona nyine ni umudogiteri, nta mwanya bafite, abura umwanya wo kunyitaho, kandi rwose tumaranye imyaka 4 dukundana, kandi nuko nguko yahoze no kuva kera, ariko rwose uretse kuba atambonera umwanya ubundi ibindi rwose bigaragaza ko ankunda byose arabinkorera. Nk'urugero yamfashije kujya kwiga mu ishuri rihenze cyane, mvayo amfasha kubona akazi muri ibi bitaro bikomeye gutya. Ubwo rero urumva ko ibyo byose yabinkoreye kubera urukundo, none se urimo gutekereza ko nshobora kuba ndi kumuvugira? Bruno rero yaramubwiye ati rwose urimo kumuvugira. Muri ako kanya rero telefone ya Bruno yahise isona, maze baribyo basanga ni mama wa Bruno. Nibwo rero Joy yamubwiraga ati ugomba kubimubwira cyangwa se nkabimwibwirira. Bruno rero yaritabye, arangije atabwira mama ati mama ndi kwa muganga. Haciye amasaha makeya, maze mama yiteze yirukanka, ahageze aramuhobera cyane n'amarira menshi. Nibwo Bruno yamubwiraga ati ntukomeze kumpobera gutyo utantoneka. Mama Bruno rero yakomeje kurira cyane, ndetse n'umuhungu we biza gutuma arira kubera ko rwose mama we atiyumvishaga ukuntu umwana we wari umusore ukomeye arwariye muri ibyo bitaro. Ku rundi ruhande rero nibwo Joy yari arimo amanuka amayesikariye agiye guhura na Maurice, nuko ashatse kumucaho Maurice yahise amukurura maze amujyana ku ruhande, arangije aramubwira ati urimo kunyirengagiza muri iyi minsi ugashaka ko tudahura, nijoro nagutegereje twagomba gusanga ibyo kurya bya nijoro ndakubura, uzi ukuntu nababaye. Nibwo rero Joy yamusubizaga ati ndabizi rwose ibyo bintu byambaye inshuro nyinshi, rero uko bibabaza ndabizi. Maurice niko kwita amubaza ati noneho wabikoze ubishaka? Joy niko kumusubiza ati njye ariko ntago ari uko nguko mvuze. Maurice rero yaramubwiye ati ibi bintu rwose twabiganira inshuro nyinshi, sinzi impamvu ukomeza kubikomeza, kandi akazi kacu urimo urakabona uko kameze, urabona ko gupfa kubonera umwanya icyarimwe ari ibintu bitoroshye. Nibwo rero Joy yatangiye kugenda acururuka. Maurice aramubwira ati saa 3 za nijoro iwawe tuze kuhahurira. Joy rero yarikirije, ubona ko rwose we na Maurice bongeye kugira ibihe byiza. Joy rero yahise ajya kwita ku barwayi, ni nabwo yahitaga yinjira mu cyumba cya Bruno, maze ahagize ahita ahura na mama we. Nibwo rero mama wa Bruno akimubona yahise amubwira ati Joy umeze neza? Joy niko kumubwira ati wahise umenya se kano kanya? Nibwo rero Bruno yahitaga avuga ati Dr Joy uyu ni mama wanjye, ni umuprofeseri muri kaminuza, ushatse bamwita Hilda cyangwa se prof, ariko abantu benshi bakunda kumwita prof. Nibwo rero Joy yamusubizaga ati nta kibazo rwose nzajya mwita profe nta kibazo, ahubwo ntunguwe no kuba yahise amenya izina ryanjye. Nibwo rero mama wa Bruno yahitaga avuga ati nta nubwo ari izina namenye ryonyine, nanamenye ko rwose ufite ijwi ryiza cyane ry'agatangaza uzi kuririmba. Bruno niko kwita abwira mama ati mama rwose ibyo bintu byagombaga kuba ari ibanga, ntabwo agomba kubimubwiye. Ati rwose yambwiye byinshi cyane kuri wowe. Nibwo rero Bruno yabwiraga mama ati mama rwose ibyo bintu byari ibanga, ntabwo agomba kubimubwira. Nibwo mama wa Bruno ndetse na Joy bavugaga ati ni byiza rwose kumenyana nawe. Bruno akavuga ati ni byiza rero niwe mama wanjye, nuko nguko bimeze. Joy rero yaragiye maze ashyira icyumvirizo ku mutima wa Bruno ngo yumve uko ameze. Nibwo rero yagishyiragaho yumva nibisanzwe, arangije akomeza kumuganiriza. Amasaha rero yakomeje kwicuma, nibwo n'ubundi Joy iwe mu rugo yari ari kumwe n'umukunzi we Maurice.
Joy niko kumubaza ati none se ko nari nzi ko urimo kurara nkaba mbona urimo kwambara ugiye hehe. Maurice niko kumubwira ati nanjye niko nari mbizi ariko ndahamagawe mbwirwa yuko ngomba kujya ku kazi. Joy niko kumusubiza ati sinigeze numva telefone yawe isona, ntabwo mvuze ko urimo kubeshya ariko rwose twari twavuze yuko uyu munsi tugomba kurarana, sinzi rero impamvu yise ugenda. Maurice niko kumubwira ati ariko ubundi ni ukubera utajya wishima na rimwe, ni ukubera iki buri gihe ibintu byose bihora ubicomplaininga uvuga ko harimo ikibazo. Ibi bintu rwose nanjye maze kubirambirwa, ntushobora na rimwe kwishima, byibuze ugerageze guseka. Joy rero yahise aceceka niko guhita amubwira ati mu gitondo ndaza kuza kureba MD. Nibwo rero Maurice yamubazaga ati se kandi ni ukubera iki. Joy yaramusubije ati ntabwo rwose ngiye nshobora kwihanganira gukomeza gukorana na Kristo nsuzugura kuriya, biriya bintu ntabwo byakunda kandi biriya byose abikora yitwaje izina ryawe. Iyo umubajije impamvu atanga nta yindi uretse izina ryawe, kandi rero nawe nta kintu urimo kumubwira. Nibwo rero Maurice yahitaga amubwira ati Joy ariko ubundi uri kubona ufite ubwenge, none urimo kugira ngo Kristo bamwirukane? Ibyo byo rwose ntibishoboka, ibyo no mu nzozi zawe ntirirwa ubirota. Joy niko kumusubiza ati nanjye rero rwose sinshaka gufata kari agasuzuguro ke, ntabwo nakomeza kukwihanganira, igihe kirageze ngo mwereke yuko rwose utari ku rwego rumwe, kuko arakomeje kunsuzugura kandi bikomeje kumbabaza. Maurice niko kumubwira ati Joy mukundwa rwose ndaza kumuganiriza, ndaza kuza kumubwira humura ntubigireho ikibazo. Bwarakeye n'ubundi Joy ari mu cyumba cya Bruno kuko yakundaga kumwitaho cyane ko uburwayi bwa Bruno bwari bukomeye kuko yagombaga kwitabwaho buri kanya. Nibwo rero Joy yari yicaye ku buriri arimo aganira na Bruno ndetse na mama we, ari nabwo mama we yagiraga ati uzi mu bwana bwe kera yakundaga n'ubundi gusetsa abarimu babaga bagiye kumukubita bikarangira batamukubise kubera ukuntu yabasekeje. Rimwe rero umwarimu umwe mushyashya bigeze kumuhindura, ahageze Bruno n'ubundi azana za nkuru ze zo kugira ngo amusetse, ahubwo umwarimu biramurakaza cyane, yaramukubise ku buryo rwose yarize cyane ikigo cyose kikabimenya nanjye bikangeraho. Bruno nawe yahise avuga ati mu by'ukuri icyo gihe narakubiswe ndababara cyane ku buryo rwose kubyihanganira byananiye. Bahise rero basekera icyarimwe. Nibwo Bruno yavugaga ati mu by'ukuri rwose ntabwo nari nzi ko mu nyanga gutya, nari nzi ko turi kumwe none mwishimiye ko nakubiswe. Joy niko kumusubiza ati rwose Bruno ibi bintu birashikije cyane, nta muntu utaseka kubw'inkuru nk'izo ngizo. Bakomeje guseka rero n'ubundi Bruno kuko yabaga asetse cyane yatangiraga gukorora. Nibwo rero Joy yahitaga ahaguruka akamuha amazi akamubwira ati ntunywe amazi menshi dore ko umubiri wawe udakeneye ko unywa ibintu byinshi cyane. Bruno rero yahise abwira mama we ati mama taha rwose ujye kuruhuka, Felix aragutegereje. Mama we niko kuhita amusubiza ati ariko ni ukubera icyo udashaka ko nakwitaho ijoro ryose. Bruno yaramubwiye ati oya mama taha rwose ugende ujye kuruhuka nta kibazo n'ejo wagaruka, ariko rwose ugenda ubanza utaha ugere no mu rugo kugira ngo uruhuke neza. Nyina yaramubwiye ati nta kibazo reka ntahe, none se Joy nakubonana nawe byakunda? Yaramubwiye ati nta kibazo rwose njyewe ndahari. Barasohotse rero bageze hanze. Nibwo Joy yamubwiraga ati mu by'ukuri rwose urabona ko hasigaye amezi 3 yonyine, natsaba rero yabonye umuntu uzamuha umutima bizaba ikibazo rwose. Ntakubwira ko rwose nibigera mu kwa 12 bitarakunda nta kundi tuzabigenza, azitaba Imana. Ariko nyine hari abantu nk'uko bizi barimo gushakishwa, yemwe ndetse ari n'umusore dufitanye appointment yo kuwa 6 n'aba yemeye akaza. Ubwo rero urumva ko umutima we rwose tuzawuhindura nta kibazo. Mama wa Bruno niko kwita avuga ati none se rwose umutima mushyashya tuzawukura, ariko numva ari ibintu bitanyoroheye, none se nanjye najyamo rwose nkabafasha kubikora? Yaramusubije ati we rwose nta kibazo genda wiruhukire, twebwe abaganga turimo kubikurikirana, turimo gukora ibishoboka byose kugira ngo abe yamera neza. Joy rero yabaye nk'usubiye mu nzu, umaze ageze hirya gatoya yahise yumva mama Bruno arize cyane, niko kugaruka aramufata cyane aramukomeza. Rwose ubona ko mama Bruno nawe yaciwe intege n'amakuru Joy yaramuhaye. Iminsi rero yakomeje kwicuma, nuko Joy arimo kubyinisha Bruno, barimo kubyina ingwatira. Nibwo rero bakomeje kubikora ukabona ko Bruno arimo kugenda yiyumvamo cyane Joy. Muri ako kanya rero nibwo Maurice yahitaga abwira Joy ati Joy ndashaka kubona mu minota itarenze 10. Joy yaramubwiye ati nta kibazo rwose ndaje. Joy rero nta kindi yakoze, yahise afata Bruno niko kumujyana ku gitanda cye kugira ngo aruhuke. Rero yakomeje gupima ibipimo by'umutima wa Bruno. Nibwo rero mama yamubwiraga ati rwose urakoze cyane kujya wita ku mwana wanjye gutya, ndabigushimira. Joy niko kumusubiza ati nta kibazo rwose ni akazi kanjye ngomba kumwitaho. Joy rero yahise asohoka. Amajije gusohoka nibwo Bruno yahise asangira kuvuga ati umukunzi we. Akivuga gutyo nibwo mama yahise amubwira ati none se niyo mpamvu utabimubwira? Bruno aramubaza ati
ntamubwira iki. Mama we niko guhita amubwira ati umubwira ko umukunda, erega ndabibona mu maso yawe handitsemo rwose, biragaragara ko umukunda cyane. Bruno niko guhita abwira mama we ati mama afite umukunzi kandi aramukunda cyane. Nyina niko kumusubiza ati afite umukunzi ukora muri ibi bitaro kandi ntajya amwitaho, umwanya we wose w'ikiruhuko umara ari kumwe nawe, none se ubwo ngubwo urumva nawe wenda atakwiyumvamo. Bruno niko kumubwira ati mama ntabwo rwose nashobora kumutakaza ngo mbeho, nshobora kumubwira ko umukunda akahita anyanga cyane ko nzi neza ko ari mu rukundo n'undi muntu. Nyina niko kumusubiza ati tata amahirwe yawe, wimera nk'umwana wo muri primaire mutoya ufite isoni, bimubwire wenda nawe wasanga ari uko nguko bimeze. Ku rundi ruhande rero Joy arimo yizamukira amayesikariye yishimye cyane, niko kuhita ahura na Maurice akahita amubwira ati wampamagaje. Maurice niko kuhita amubwira ati biro wakoraga ni ibiki? Joy aramubwira ati ibyo nakoraga se kandi ni ibihe? Ati nta soni urimo urabyinana n'uriya murwayi wawe, urumva nta soni bikuteye, biriya bintu rwose ntabwo uri professionnel. Joy niko kumusubiza ati ariko ntabwo unyigisha akazi, byo kuvuga ngo ni professionnel cyangwa se professionnel, njye ibyo nabikoreraga nagira ngo amaguru yatihina kubera guhora aryamye cyane, ngira ngo ahora ari fit, nta kindi kintu nabikoreye. Maurice niko kwita amubwira ati Joy nakugejeje muri kano kazi ntumukabona. Nibwo rero Joy yitaga amusubiza ati umva ageze aho ngaho rwose ntuzongere na rimwe kumbwira ko akazi wakampaye, uzi neza ko kano kazi nagakoreye kandi nkagatsindira, ntabwo ndi muri kano kazi kubera ko nta bushobozi mbifitiye, narabyigiye kandi no mu ishuri uziko nazaga ndi uwa mbere, wimbwira rero ko akazi wigeze ukanshakira ibyo ngibyo rwose ubyibagirwe. Maurice niko kumubwira ati uye nyine si uko nguko mvuze, icyo mubwiye cyo nyine nuko ugomba kumenya aho ugarukira n'abarwayi bawe, ukamenya ko utagomba gukora ibintu nka biriya, nyine ba professionnel. Yahise amubwira ati okay niba ari uko bimeze nabyumvishe, reka rero nisubire mu kiruhuko cyanjye. Nibwo rero Maurice yahise amubaza ati kandi ubwo wasanga usubiye kureba wa murwayi n'ubundi? Joy niko kumubaza ati ugasanga kandi ubwo uri kubivugishwa no kuba wagize jalousie, warangiza ukambwira ibintu byo kuba professionnel. Joy rero yaragiye nuko ari kuri telefone mu masaha y'ikiruhuko cye arimo kugana na Ines. Nibwo Ines yamubwiraga ati ariko mana yanjye muri iyi minsi rwose sinzi ahantu usigaye umarira amasaha yawe, ntugishaka no gutaha iwawe. Joy niko kumusubiza ati shariga iwanjye haba hari irungu, kandi rero mpagera rimwe gusa ngiye guhindura imyenda ubundi narangiza nkigarukira nkaba ndi kumwe na Bruno. Nibwo rero Ines yahise amubwira ati wa muhungu w'umutima wamwe urwaye umutima. Joy niko kumusubiza ati ntago ari umuhungu w'umutima, avuga ko yitwa Bruno n'iryo zina rye ni uko yitwa. Rero igihe kinini mba ndi kumwe nawe na mama we, rero nyine turi no gutera story. Ines niko kwita avuga ati none wanahuye na mama we, usiko bya bintu bigeze kure we ko numva rwose izo nkuru nkeneye kuzumva. Joy niko kumusubiza ati wowe rwose ugira ngo uvanemo umuntu amagambo ubone inkuru ukomeza kuvugaho, ntago ari uko nguko bimeze, ahubwo reka nze ngende njye kurebera mama wa Bruno ibintu yantumye, nindangiza mbona umwanya wo kuza gutaha hakiri kare. Nese niko kwita aseka cyane atampaye nka rero ati noneho bigize nawe mama wa Bruno nawe asigaye gutuma ibintu ukagenda ukabimuzanira. Joy niko kumusubiza ati cyane rwose. Mu biro bya Maurice ari kumwe na Chris barimo gusomana cyane, nibwo yamubwiraga ati ariko rwose wambwiye ikintu washyizemo kuryoshye cyane ntago bisanzwe. Nibwo rero Chris yamubwiraga ati ngiye nyine nuko nguko nteye. Muri ako kanya bakiri muri ayo mama wa Bruno yahise afungura urugi, niko kuhita yikanga maze arabwira ati mumfashe rwose umwana wanjye arapfuye bimeze nabi cyane ndabinginze. Bahise rero bagwa mu kantu maze niko kugenda birukanka, maze Maurice agizeyo niko kuvuga ati mu by'ukuri rwose uyu musigo ugomba kujya uhora inyuma ku mugongo we kugira ngo ahumeke neza. Mama Bruno niko kwita avuga ati rwose na Dr Joy niko yatubwiye, ahubwo ubungubu nuko atarahari mutwihanganire ko naje kubarogoya, numvishe ko mushobora kuba muri abantu mukunda kugira akazi kenshi cyane, ndamya nashidikanya ko rwose Joy naza ntazongera kwirwa mbatesha umutwe. Maurice rero yasubiye muri ofisi ye, nuko ahagaze arimo kurebera mu irido, yagiye kujya kumva yumva umuntu arinjiye maze ahita akebuka yikanze, akimubona niko kuza aramuhobera. Noneho Joy niko kumubwira ati kumpobese kandi warabikuyeho. Nibwo Maurice yamubwiraga ati kuguhobera byonyine se hari ikibazo? Nibwo rero Joy yahitaga amubaza ati none se nukubera Bruno wa wundi urwaye umutima kubera cyagiye wasanze turimo kubyinana? Maurice niko kumubwira ati oya nuko gusa nyine numvaga binjemo nkumva nshatse kuguhobera. Joy niko kwita avuga ati sha numvishe ko wanyitiriye ku murwayi ubwo ntari mari, nukuri rwose warakoze cyane. Maurice niko kumusubiza ati cyane rwose uriya musore ndabona ko arimo guca mu buzima butamworoheye. Nibwo rero Joy yamubwiraga ati shabura ntabwo uzi mama we, rero buriya mama we niwe ukomerewe cyane, uhora umuhora iruhande kandi iri umwe w'umwana wenyine afite. Maurice niko kuvuga ati sha byo nabonye bitanoroshye guhora ushakisha inkuru zitanahari kugira ngo ukomeze intekerezo z'umuntu azijyane kure, ntabwo byoroshye kumuba iruhande, nyina rwose bishobora kuba yacicise intege cyane. Joy niko kumusubiza ati sha buriya rero ntabwo ubizi
Mama Bruno ni umugore ukomeye cyane, erega ni profeseri muri Université y'u Butare, arakomeye cyane, ntago rero ari umuntu wapfa gucika intege uko yiboneye. Maurice niko kwita amubwira ati erega ndumva ibintu byose byabo byinshi ubizi, ndumva wagira ngo umaranye na bigiye kirekire. Joy niko kumusubiza ati sha dukunda kuganira cyane, akenshi ibintu byabo barabimbwiye, baranganirije cyane. Amasaha rero yashije gukomeza kwicuma, nuko Mama Bruno ari mu modoka hamwe na Joy nibwo yamubwiraga ati mu by'ukuri rwose nagira ngo tuganire. Nibwo rero Joy yamubazaga ati none se ibyo tuvugaho ni ibigendanye na Bruno? Mama Bruno niko kumbwira ati cyane rwose ni ibigendanye nawe, ariko nanone hari n'ibindi bintu runaka twaganira nawe bikureba. Joy rero muri ako kanya yahise aba curious cyane, aravuga ati ndashaka kumva ibyo ari byo. Mama Bruno yatangiye amubwira ati mu by'ukuri rero buriya si byiza ko umukobwa nkawe witonda uzi gukora neza akazi yakomeza kubana n'umusore utamwitayeho. Buriya rwose uriya mukunzi wawe mbona ntazi ukuntu bimeze. Joy niko kwita amubaza ati uravuga Dr Maurice, wabwiwe n'iki ko dukundana? Mama Bruno niko kumubwira ati ntago urukundo rwakishira, kandi ikindi ndi umuntu mukuru, ntago nabiyoberwa, ariko rwose si byiza kubana n'uriya muntu utakubaha, ugusuzugura, ndetse akaba anagucana inyuma n'abariya baforomokazi. Muri ako kanya rero Joy yahise yikanga, nibwo Mama Bruno yakomeje amubwira ati ntigeze kumufata n'umwe mu biro bye. Yego ntago bari barimo kubikora neza, ariko haburaga gatoya, ndetse n'ukuntu bikanze byahise bibinyemeza ko rwose hari ibintu bitari byiza basanzwe bakorana. Nibwo rero Joy yamubwiraga ati uye rwose ntago ari ko ameze, ahubwo buriya ni ukubera ko akunda kuvugisha abantu cyane, akaba ariyo mpamvu wenda ushobora kuba watekereje yuko akora ibyo bintu. Yego Maurice si umwana mwiza, ariko rwose ntago yansha inyuma ngo bikunde, ntago ari byo rwose, ibyo ntago nabyemera, ntago ari byo rwose. Maurice nanjye tumaze imyaka hafi ine dukundana, ubwo rero rwose ibyo bintu ntago yabinkorera. Mama Bruno niko kumubwira ati none se ushatse kuvuga ko ndimo kukubeshya ubu ngubu? Joy niko kumubwira ati uye rwose mama ntago uvuze ko mbeshya, ariko ibyo bintu ndumva ntapfa kubyemeza neza kano kanya. Mama Bruno yahise amubwira ati isubire ku bitaro, hari wenda Bruno ubu ngubu yaba arimo kugushaka, genda urebe uko ameze. Joy rero yahise asohoka mu modoka maze asubira mu bitaro. Amasaha yakomeje gukura, nuko Joy yari we yicaye ku buriri arimo yibaza cyane ati ariko se ubu ngubu koko yaba mbeshya? None se ubu ngubu Maurice we biriya bintu yabikora? Gusa kuko wasanga wenda Mama Bruno biriya bintu ari kubigira birebire nta n'ibihari, ahubwo se ubu yaba ari Krista, yaba ari inde kuko? Reka mfate telefone ye ndebe ukuntu bimeze. Joy yarayiteruye maze agiye muri message ya Vera ndetse na Maurice niko kwita atungurwa cyane, maze atangira kurira. Muri ako kanya rero Maurice yahise aza yirukanka amucapura telefone ye, maze abonye ko yabibonye niko kumusaba imbabazi amubwira ati rwose ndakwinginze mbabarira, twakoze imibonano rimwe gusa ariko nta birenze birimo. Joy yahise abwira Maurice ati ndakubwiye ngo ngiye gusohoka hano muri kino cyumba, ningarukamo sinongere kukubona hano, kuko rwose sinkeneye no kukubona. Nta kindi rero Maurice yakoze bitari kuva mu rugo rwa Joy. Bwarakeye rero mu gitondo bari ku kazi, Joy arimo amanuka mu mayesikariye, ari nako Maurice yagendaga amwirukankaho, biza kugera ngo arangije aramuhagarika aramubwira ati rwose Joy nagusabye imbabazi, fasha unyumve kandi rwose nahise mbihagarika. Joy niko kumubwira ati Dr Maurice, hano turi mu kazi kandi sinshaka yuko aka kazi kanjye kakangirika kubera ukuntu urimo kuntesha umutwe, cyangwa uragira ngo ngende njye kwibwira MD ko wowe na Krista mukora biriya bintu? Nibwo rero Maurice yahise amubwira ati Joy ibyo bintu rwose urimo kuvuga ni ibiki? Ibyo bintu byihorere. Joy rero yahise yigendera maze asiga aho ngaho Maurice. Joy rero yahise yinjira mu cyumba cya Bruno niko gutangira amusomera inkuru, ariko ukabona Bruno arimo kumwitegereza mu maso. Nibwo rero yamubajije ati umeze neza? Joy yaramubwiye ati kubera icyo umbajije gutyo? Nibwo rero Bruno yamubwiraga ati cyangwa mama hari ikintu yaba yakubwiye? Nibwo rero Joy yahitaga amubaza ati nawe si wari ubizi? Ubu nari nzi ko turi inshuti none waranyihoreye. Muri ako kanya rero Joy yahise ahaguruka, yari yicaye niko kuza yicara ku buriri bwa Bruno yari aryamyeho, maze Bruno amukora mu kiganza aramubwira ati ntabwo nari muri position nziza yo kuba nakubwira ibyo bintu, none se nibwo mbikubwira wari kubyizera ko ari ukuri nkubwiye? Joy yahise atangira kurira amubwira ati mu by'ukuri rwose naramwizeye n'umutima wanjye wose, nkumva yuko nta kintu na kimwe kibi yankorera, nkumva ko adashobora kunca inyuma, cyane cyane noneho hano mu kazi.
Joy rero yavugaga ibyo byose ari nako yari arimo kurira. Bruno aramubwira ati rwose ntabwo nshaka kongera kukubona urira, humura kandi ibyo byose bizashira. Bruno rero yahise ahobera Joy cyane ariko ubona ko rwose umubiri utamworoheye, maze Joy arataha. Bwarakeye rero mu gitondo Joy yinjiye yishimye, maze anasanga na Bruno nawe ameze neza, yateguye indabo zari ziri ahantu Joy yakundaga kwicara. Nibwo rero Joy yamubazaga ati uyu munsi se noneho byagenze gute, ndabona wateguye indabo? Nibwo rero Bruno yambwiraga ati yego mu kanya hari umuntu nazikeneye rwose w'ingenzi mu buzima bwanjye, umugore udasanzwe mwiza cyane w'agatangaza niwe uri buze gufata ziriya ndabo. Nibwo rero Joy yahitaga amubwira ati ntabyumvishe ubwo girlfriend wawe araza. Bruno niko kumubwira ati cyane rwose, ahubwo se urabona ari nziza ari buzikunde? Joy niko kumusubiza ati ni nziza cyane rwose araza kuzikunda. Bruno aramubwira ati ariko hariho akantu kanditseho sinzi niba wagasoma. Joy rero agaterura arangije aragasoma asanga indabo zarize. Joy yarishimye cyane niko kumubwira ati shana ukuri wakoze cyane ko wampaye izi ndabo, numva nishimye kandi rwose ndanezerewe. Nibwo rero Bruno yamubwiraga ati nanjye rwose ndumva nishimye kuva uzikunze. Joy rero yakomeje kujya yihumuriza izo ndabo kubera ko ari indabo zahumuraga neza cyane. Nibwo rero Bruno yamuhamagaye ati Joy. Joy rero yaramwitabye. Bruno maze aramwitegereza arangije buri icyo avuga, niko kumubwira ati ntacyo byihorere, nta kintu nshaka kukubwira. Vera rero ari kuri reception arimo aganira n'undi mukobwa, barimo bavuga ukuntu rwose barambiwe akazi, bavuga ukuntu akazi kabo karimo karababera kenshi cyane, bati rwose ubu ngubu mu by'ukuri abura muntu arimo aratuvunisha kandi nyamara ugasanga nta n'ikintu ari gukora. Muri ako kanya rero nibwo Joy yazaga ahita abwira Vera ati njyanira izi mpapuro kuri farumasi baguha imiti yanditseho, nuza kuza uze kuyinzanira. Muri ako kanya rero nibwo Vera yahitaga amubaza ati uratashye se cyangwa ugiye kureba cya gikomangoma? Nibwo rero Joy yamubazaga ati igihe se kandi uri kuvuga Bruno? Nibwo rero Vera yamubwiraga ati cyane rwose nawe yaragufatishije, ni umuntu mwiza cyane hano, amaze imyaka 3 arwariye hano ariko buri gihe kuri Christmas agurira abakozi bose impano zijyanye na Noheli, ugasanga rwose twese twishimye, mu by'ukuri turamukunda cyane. Joy niko kumubwira ati ntange rero rwose naje kwisanga mwishimira, ni umwana mwiza cyane. Joy rero yarongeye asubira mu cyumba Bruno yararwariyemo, niko gusanga Bruno arimo gushaka guhaguruka kugira ngo amaguru ndetse n'umugongo bitazajya bigira ikibazo. Joy rero yaje agiye kumufasha guhaguruka, nuko akirimo kumufasha guhaguruka Bruno ahita amusoma. Joy yarikanze cyane ariko ubona ko nawe nubwo yari amusomye gutyo nawe yabishakaga. Nibwo rero Bruno yahise amubaza ati none se ubu ngubu uri kwiyumva gute? Nibwo rero Joy yamusubizaga ati nta nubwo urimo kumbwira ngo sorry. Bruno niko kumubwira ati ngaho rwose mbabarire, ariko nako nari imbabazi nanagusaba ko rwose kuva nyikubona bwa mbere umunsi winjiraga muri iki cyumba numvishe nshaka kugusoma ariko nkabona ntago byankundira. Ubwo rero rwose nta mbabazi nakirwa mbisabira, ndabizi ko rwose bitakwiriye kandi ndetse bitanakunda ahari, ariko rwose nagira ngo mbwire ko ngukunda, ngiye kuguha igihe ubitekerezeho, ndashaka gutuma wishima mu buzima bwawe, ndashaka kugira ngo ubeho neza useka ya nseko yawe nziza y'agatangaza. Bruno rero yakomeje kuvuga gutyo, n'undi yaje kongera gushiduka yongeye gusoma Joy, ariko noneho kuri inshuro nabwo na Joy nawe yaje kumusoma, ubona ndetse nawe adafite icyo yavuga. Ku rundi ruhande rero nibwo Krista yari arimo abwira Morris ati maze iminsi ngahe yose nguhamagara udashobora kunyitaba, ntibiki birimo kujya mbere? Nibwo rero Morris yamubwiraga ati ariko kubera icyo tumva ubwo nyine ntabwo nshaka kukuvugisha kandi ibyo bintu rwose ugomba kubyubaha. Krista yakomeje amubwira ati cyangwa ni ukubera umwuka mubi uri hagati yawe na Dr. Joy niyo mpamvu waba urimo kumbwira gutyo. Muri ako kanya Morris yahise arakara cyane aramubwira ati sinongere kumuvuga iryo zina ahangaha, ibyo washaka kugeraho wabigezeho, nari narakwiyamye nkubuza kuzajya unyohereza ariya mafoto yawe y'ubwambure ntayagusabye. Nibwo rero Krista nawe yamubwiraga ati ariko nanjye ariya mafoto nari nzi ko yakunda niyo mpamvu nayakoherereje. Morris niko kumubwira ati ibyo washakaga nyine wabigezeho, wangije umubano wanjye wari umaze imyaka 4 yose na Joy, icyo washakaga wakigezeho, nari narakubujije kuzajya unyohereza biriya bifoto byawe by'ubwambure byawe ntigeze mbugusaba, none ndebera wangije umubano wanjye na Joy. Muri ako kanya rero Chris yahise akubitwa n'inkuba aramubwira ati none se ntiwari warambwiye ko ntakiri kujya hagati yawe na Joy? Nibwo rero Morris yamusubizaga ati ibyo gutereta nabo natereta ibyo ntibikureba, ndakubwiye ngo hita usohoka kano kanya. Krista niko kuvuga ati none se unyirukanye mu buzima bwawe, ni hano umbwiye ngo nsohoke, ntabwo ndimo gusobanukirwa.
Morris wari warakaye cyane yahise akubita intoki ku meza aramubwira ati ndakubwiye ngo uhite usohokera mu biro sinshaka kukubona. Chris yahise yikanga maze asohoka yihuta cyane. Mu cyumba Bruno yari arwariyemo mama we yari arimo amutamika ibiryo nuko hashize akanya gatoya Joy nawe barinjiye maze Bruno akimubona ahita yanga kurya. Nibwo rero Joy yabwiraga mama Bruno ati reka nze ngufashe maze uba ugiye hanze ujye gutora akayaga. Mama Bruno rero yarasohotse nibwo Joy yasigaranaga na Bruno maze Bruno atangira amubwira ati mu by'ukuri rwose byaraye bibaye umbabarire. Agivuga gutyo Joy yaramubwiye ati Bruno wikirirwa ujya kure wikirirwa wivuna mu by'ukuri rwose nanjye sinzi uko niyumva iyo nkugeze imbere ariko rwose utuma nishima ugatuma numva nezerewe. Nibwo rero Bruno yitaga amubaza ati none se ushatse kumbwira ko yari yego? Nibwo rero Joy yamubwiraga ati cyane rwose ni yego. Muri ako kanya rero bahise bongera barasomana maze n'ubundi Joy yabwira Bruno ati ngaho rero tangira ufungura umunwa turye. Bruno yaramubwira ati uya nta muntu uri mu rukundo urya. Joy yakomeje amwinginga nibwo rero Bruno n'ubundi yatangiye kurya. Amasaha rero yakomeje kugenda yicuma ari nako rwose Joy yakorushaho kugenda akunda cyane Bruno. Rimwe na rimwe akajya yinjira mu cyumba cy'akaza akamuririmbira ubundi akamubyinira ukabona ko rwose Bruno nubwo yari arwaye kagenda yahoranaga mbere kari gatangiye gushira ubona ko rwose yishimye cyane. Byakomeje gutyo nk'uko iminsi yakomezaga kugenda yicuma ari nako Joy yagiraga gutya akagurira impano zihenze cyane Bruno akaza akazimufungurira imbere ibintu rwose ubonaga birimo gushimisha Bruno cyane. N'ubundi rero yakomeje kujya amukorera utuntu twinshi cyane amucira inzara ukabona ko rwose Bruno yari yitaweho. Noneho byakomeje kugenda gutyo nuko rimwe bari mu cyumba nibwo umuntu wari ufite telefone yagiye yarangiza akabafotora. Morris wari wicaye mu biro by'ubona yarakaye cyane nibwo yari yatumijeho kugira ngo Joy aze ngo agire icyo baganira. Joy rero yarahageze maze ahageze Morris niko gutangira amubwira ati ndimo ndatetana n'umuforomokazi nawe ugatetana n'umurwayi ndumva ari kimwe ku kindi. Nibwo rero Joy yamusubizaga ati ngiwe rwose na Bruno ibyo dusharinga bitandukanye we na n'uriya mukobwa Chris mwakoraga ni ibintu bibiri bitandukanye. Morris niko kumubwira ati ariko ubundi ngiwe nawe rwose urabona ko twese ubwo twafatiwe mu cyaha dushatse twakongera tukiyunga ibintu bikagenda neza. Joy niko kumusubiza ati ngiwe nawe ntituteze na rimwe kuzongera gukundana ntibishoboka nibinabaho. Morris wari umaze kurakara niko kwita amubwira ati ntizere ko rero ubwo ugiye gushakira akazi ahandi hantu kuko hano ntabwo ushobora kukahashakira ntabwo nakomeza gukorana nawe. Joy niko kumusubiza ati Morris ndizera ko ibyo rwose urimo kuvuga urimo kwikinira. Morris aramubwira ati we rwose ndi kuvuga ndi seriye cyane ahubwo ubwo niba wanze no kugenda nzagenda njye kukuripotinga kuri MD wacu. Nibwo rero Joy yamusubizaga ati uzagende rwose n'uzaba ufite ibihamya kuko hari ikintu waba unziho. Nibwo rero Morris yahitaga amubwira ati dore ngibi ibihamya ndifite muri telefone. Muri ako kanya Joy yahise arakara niko kumubwira ati ubu bwo rwose noneho nkwangiye urunuka ubaye mubi cyane kurusha nuko nanabitekerezaga. Joy rero yahise asohoka yarakaye niko gukubita urugi maze aragenda. Joy rero yarasohotse maze ajya kurira hanze nuko muri ako kanya mama Bruno yahise amusanga niko kumubaza ati kurimo kurira ufite ikihe kibazo? Joy yaramusubiza ati uya ntabwo ndi kurira ahubwo naje gufata akayaga. Mama Bruno yaramubwira ati uya rwose nimo ndabibona kurimo kurira ahubwo se uzi n'ikindi numvaga rwose wafata umunsi w'ikiruhuko niba ari umuhungu wanjye Bruno ukomeje kukurushya ntukazajya umwitaho buri munsi nzajya mbyikorera ntugire ikibazo. Joy niko kumubwira ati uya Morris arashaka kunyirukana kubera ibyanjye na Bruno yidufasha amafoto kandi ikindi ntago n'ibitaro bibyemera ubwo rero rwose urumva ko ngiye kubita mbura akazi kanjye. Mama Bruno niko kwita amubwira ati none arimo aragutera ubwoba abantu nk'abo ngabo rero ngiye buranze ndabashobora cyane ibyo ngibyo bindi kintu wigireho ikibazo. Ku rundi ruhande rero nibwo Krista yari ari mu biro bya Morris ari nako yari arimo kumukorakora amubwira ati none se ubungubu kagiye ngiwe nawe ubungubu ntitwasubirana. Nibwo rero Morris yamubwiraga ati ntabwo nigeze nkubwira ko agiye. Krista rero yakomeje gukorakora Morris biza kurangira Morris atwawe maze batangira gukora ibyo bagombaga gukora. Mama Bruno rero wari uri kuri reception niko kubaza abari bahari ati Dr Morris namubona. Baramubwiye bati wamubona ari muri office ye ushatse wajyayo rwose urahita wamusanga. Mama Bruno rero yaragiye asanga urugi rutafunze neza niko kwita areba ibyo bari barimo gukora byose. Ku rundi ruhande rero Bruno yari arimo kuruka amaraso ari nako Joy yamubwiraga ati komeza wihangane rwose uruke nta kibazo.
Bruno rero yaje gusoza kuruka maze Joy wari ubifite mu kabasi niko kwita bisohokana aramubwira ati ndaje gatoya. Joy rero yaragarutse maze amwicara imbere. Bruno yamwitegereje mu maso arangije aramubwira ati ufite ikihe kibazo? Joy aramubwira ati mpangayikishijwe nawe. Nibwo rero Bruno yamubwiraga ati rwose wingiraho ikibazo ko Imana izabishaka niko bizagenda, ahubwo se kuri Christmas uri kumva wifuza iki? Nibwo rero Joy yamubwiraga ati Christmas haracyabura iminsi, none urabona aka kanya sinahita nkubwira icyo nifuza. Bruno niko kumusubiza ati irabura ibyumweru 3 n'iminsi 4 gusa. Christmas ni umunsi nkunda cyane, ni umunsi ushimisha mu mwaka. Joy niko kumubaza ati none se uri kumva wifuza iki kuri Christmas? Bruno yaramwitegereje arangije aramubwira ati ni wowe nifuza kuzaba mfite kuri Christmas. Joy yaramusubije ati ariko n'ubundi uramfite, sinzi rero impamvu uri kumva ko utamfite. Bruno yaramubwiye ati ndashaka ko zitwa uwanjye kuri Christmas. Joy ndagukunda cyane, ndashaka ko kuri Christmas byibuze binkundiye wakwitwa umugore wanjye. Joy yaramwitegereje arebye agahinda afite mu maso niko kwita amubwira ati yego nta kibazo rwose. Bruno rero mu kwikanga kwinshi yaramubajije ati none se ushatse kumbwira ko unyemereye kuzambera umugore? Nibwo rero Joy yavugaga ati cyane rwose. Muri ako kanya Joy yahise ahaguruka maze atangira gusoma Bruno ari nako yamuhoberaga. Maze muri ako kanya mama Bruno abarinjiye maze ahageze aravuga ati byagenze gute se ko mbona hano mwishimye cyane? Nibwo Bruno wari ufite ibyishimo by'agatangaza yahitaga abwira mama ati mama njyewe na Joy tugiye gukora ubukwe. Mama we yahise yishima cyane arangije aravuga ati mwebwe mwembi rwose muri udusazi. Amasaha rero yaje gukura nuko Joy ari we mu rugo arimo kuganira na Ines kuri video call ari nako amubwira ati mu by'ukuri rwose ntizere ko ibyo bintu wabitekerejeho neza, uriya muhungu asigaje igihe gitoya cyo kuba ku isi, none se natabona umuntu uzamuha umutima urumva bizagenda gute? Niba amezi 8 yose arashize ari mu bitaro harabuze umuntu uzamuha umutima, none urutekereza ko kuri iyi minsi ya nyuma ariko byakunda? Joy niko kumusubiza ati erega nta wamenya iby'Imana ikora, hari igihe wenda ku munota wa nyuma ntagiye bitangaza Imana ikabikora. Ines niko kumubwira ati erega n'undi sinkurenganya, ndarakarira Morris yakaba yaragutwaye kera ubu uri umugore we, ariko gukomeza kukugumisha ngo nibyo biguteye kuba ugiye gukora icyo cyemezo gihubutse gutyo. Joy niko kubwira Ines ati wimbabara rwose wimbwira uwo muntu ndakwinginze, uziko yashatse no ko bananyirukana rwose, mu by'ukuri nshima n'Imana kuba ntari kumwe nawe. Ahubwo se we wumva uziko rabonye ikanzu y'ubukwe nzambara, ni ikanzu nyine ntagakanzu nyine gasanzwe katari karekare cyane. Ubwo rero nyine ubukwe bwanjye urabizi ko buri kuri Noheli nyine ninjoro, ugira ngo urabizi? Yes niko kumubaza ati none se wanyu barabizi? Joy niko kumusubiza ati mu by'ukuri rwose barabizi ariko nyine ntabwo nigeze mbibabwiraho ukuntu bimeze, ntabwo bisobanukiwe neza. Ese niko gukomeza amubaza ati subwo ibyo Morris ntabyumva bizagenda gute? Joy aramusubiza ati mu by'ukuri rwose ibintu bya Morris Power sinshaka kubivugaho, nakubwiye kare rwose ko yashatse kunyirukanisha nta mu mitego ariko ararwana n'ubusa, iriya mitego ye nawe azayigwamo. Barakomeje rero baraganira maze igihe kiza kugeraho bose bararyama. Ku rundi ruhande rero Morris yaje kwinjira mu cyumba Bruno yararwariyemo, nibwo yazaga amwegera arangije aramubwira ati ntumvishe iby'ubukwe bwawe. Bruno rero uba ufite imbaraga nke niko kumubwira ati urakoze merci. Morris niko kumubwira ati ariko buriya uzi ko hano uri kwikunda, uzi ko yabukunda Joy nk'uko bivuga utakabaye ugiye kumuhindura umupfakazi mu gihe cy'amezi makeya cyane. Nibwo rero Bruno yamubwiraga ati ibyo ndumva ari ibyanjye na Joy rwose kuba twabivugaho, ndumva bitakureba cyane. Morris niko kumubwira ati hoya rwose ibyo ntabwo bikwiriye, uramugira umupfakazi mu kanya nk'ako guhumbya, uzi neza ko ugiye gupfa, wakabaye umurekera abandi bashoboye bafite ubuzima bwo kubaho. Bruno rero nta kindi kintu yamubwiye, yaramwihoreye. Morris abibonye gutyo nawe arasohoka. Bruno rero yagumye aho ngaho umutima utangira gutera cyane kubera amagambo y'urucantege Morris yari amubwiye. Morris rero nawe yaragiye yicara mu biro bye, nuko muri ako kanya Krista yamuzaniye impapuro maze arimo kuzisoma, niko kwita amubaza ati ibise bishatse kuvuga iki? Krista niko kumubwira ati none se ntubireba ndatwite nyine. Morris n'umujinya mwinshi cyane yahise amubwira ati sohoka sinshaka kubona mu maso yanjye. Krista niko kwita avuga ati ariko ndatwite. Morris wari warakaye cyane yahise akubita amaboko ku meza, n'ubundi rero Krista ahita asohoka yirukanka.
Bwarakeye rero mu gitondo nibwo Bruno yari yicaranye na Joy. Joy yarimo aramwereka amabara amubwira ati aya mabara se ubundi ataba atubereye, reba nk'ubu ngubu hano hose tuzaba twashyize indabo muri iki cyumba, ubundi nyine njyewe nawe tuzahagarare hariya. Joy yakomeje kuvuga ibyo byose asanga Bruno arasinziriye, niko kumubwira ati mukundwa umeze neza. Bruno niko kwita amubwira ati mu by'ukuri rwose ikintu nzaba ntahari bazatangira kukwita. Atararangiza kuvuga Joyce amubwira ati ibyo byose simbyitayeho Bruno, ndagukunda, ibyo abantu bazavuga ntabwo njye nkeneye kubyumva, icyo nkeneye ni ibyishimo byanjye, icyo nkeneye ni uko njye nawe dukora ubukwe nta kindi, ndagukunda rwose. Bruno rero yakomeje kwitegereza Joy mu maso, na Joy ariko amwitegereza maze aramubwira ati ndumva naniwe reka nduhuke. Joy rero yaramubwira ati ruhuka rwose nta kibazo, ariko ubimenye nanjye ko ngukunda. Bruno rero yaje kwicura, nuko ari kumwe na mama warimo kumutamika. Bruno wasaga nk'adashaka ibiryo, nibwo mama yamubwiraga ati rwose Bruno mwana wanjye mfasha urye kugira ngo ugire imbaraga. Bruno rero yitegereje nyina mu maso arangije aramubwira ati mama ntabwo nshaka kuba zamwita umupfakazi. Nibwo mama yamubwiraga ati none se uratekereza ko ibyo bintu byose atigeze abitekerezaho ubwo yakubwira ngo yego, ubwo yemeraga kuzamukubera umugore? Ibyo byose yabitekerejeho rwose, wikirirwa ubitindaho wibigiraho ikibazo. Ati mama rega ndabyumva, burangiye kuzahindura sitati y'ubuzima bwe, kuzageza apfuye azahora yitwa umupfakazi iteka ryose, kandi rwose ibyo bintu ntabwo mbishaka. Nyina rero yakomeje amubwira ati ibyo bintu rwose wikirirwa ubyishyiramo, kandi igihe kiracyahari, rega nawe abaye atabishaka yabyihorera. Humura rero, kandi icy'ingenzi ni uko akubwira ko agukunda kandi ko nawe abikeneye. Maurice wari wicaye mu biro bye yagiye kujya kubona Joy yarinjiye, maze arangije amwereka amafoto mama Bruno yari yamuhaye. Nuko yamubwiraga ati ibi ngibi isura bugasanga ibi ngibi ari cyo byankoraho, ibi rwose ni itoto cyane ngiwe ku byo mfite. Joy nawe niko kumusubiza ati ibyo ari byo byose ariko urabona ko nawe byazakwirukanisha, kandi nanjye nditse yari kuba nabyerekana nudaha amahoro ngiwe na Bruno. Maurice niko kubwira Joy ati ariko si Joy, ni ukuri icyo udafite ubwenge kuko, ni ukuri icyo utarimo kubona yuko uriya mugabo ameze nk'uwapfuye, n'ubundi abapfuye nta kintu mumurusha kuko nawe uri hafi yo gupfa. Joy niko kumusubiza ati ibyo rero ntabwo bikora, ibyo ninjye bireba, kandi rwose nubwo umureba kuri ameze kuriya nta na kimwe cya kabiri ufite ku byo afite. Ni umuntu mwiza cyane, ni umuntu uzi gukunda, nta naho ahuriye nawe. Ati ahubwo akiri invitation y'ubukwe bwanjye buzaba ari kuri Noheli mu ijoro ryayo, kandi nzi neza ko uwo munsi uzaba wakoze, cyangwa se niba utanabushaka kubutaha uzabe wicaye hano muri ofisi yawe, cyangwa se urimo kuzenguruka ibitaro, cyane ko no kuri uwo munsi nabonye uzaba wakoze. Joy rero yahise yisohokera maze arigendera. Maurice yasigaye aho ngaho yarakaye cyane, ndetse akazajya afata invitation agashaka kuyijugunya, yarangiza akavuga ati ariko buriya ko kuri mukobwa afite ubwenge, urase n'ukuri iki kuko atarimo gutekereza neza. Joy rero yaragiye asubira mu cyumba Bruno yari arwariyemo, maze yicara ku gitanda cye. Arangije aramubwira ati Bruno nzaba mpari. Nibwo rero Bruno yamubwiraga ati kubera icyo umbwiye gutyo? Yaramubwira ati Bruno nzaba mpari igihe cyose, humura sinzigira na rimwe ngusiga. Igihe rero cy'ubukwe cyaje kugera, nuko Bruno bamwambika ikote ryiza cyane, ari nako Vera nawe yari yambaga akanzu keza cyane, ndetse na pasiteri yaje. Nibwo bakoze indahiro bagombaga gukora nk'abari bagiye kurushinga, maze nibwo pasiteri yamubwiraga ati ubu ngubu rwose wemerewe kuba wasoma umugeni. Bruno rero yarabikoze, maze batangira gufata amafoto nk'undi bukwe bwose, uretse ko ubwo bukwe bwari bwabereye mu cyumba Bruno yari arwariyemo, ndetse nubwo ubwo bukwe bwari burimo kuba, Bruno n'ubundi yabaga agicometse ku maserumu ndetse n'indi miti yose yamugabanyirizaga buribwe, ndetse ari nako n'ubundi yari acometsemo ibintu byamufashaga kugira ngo umutima we ukomeze ukore. Abantu bose rero baraje bifotoranya nawe, cyane ko abaganga bo muri ibyo bitaro bamukundaga cyane kubera umutima mwiza yagiraga. Byaje no kuba ngombwa ko na Maurice nawe yaje akifotoranya na Joy, ubona rwose ko yababaye cyane. Abantu rero baje gushira muri icyo cyumba, nibwo rero Joy na Bruno basigaye muri icyo cyumba, maze Bruno atangira kuvuga ati ubu rwose ndumva nishimye cyane mugore wanjye. Joy aramusubiza ati cyane rwose, ubu ngubu nanjye ndi kwitwa Madame Bruno. Bruno niko kwita avuga ati yaba rwose unaringiza Imana nanjye nkashobora kuba nagenda nk'abandi. Nibwo rero Joy yamusubizaga ati vuba cyane rwose uzagenda ntugire ikibazo. Muri ako kanya rero bahise batangira gusomana, ndetse biza kuba ngombwa ko bakomeza gusomana by'indani, maze muri ako kanya Bruno ahita atangira guhumeka nabi cyane. Joy niko kwita ahamagara abaganga ngo baze bamufashe.
Iminsi rero yakomeje gushira nuko umunsi umwe mama Bruno yicaye ku maesikariye ari nabwo Joy yari arimo kuyamanukaho maze amugeze imbere niko kumubwira ati none se kuri hano bimeze gute. Mama Bruno yaramubwiye ati banyirukaniye hariya nyine babagira kandi rwose ndumva nta n'amahoro mfite kuva umwana wanjye ameze kuriya. Joy rero nawe yahise yicarana nawe yahita atangira kuvuga ati nanjye rwose ndamukumbura cyane, ndumva nyine no kongera kumubona byibuze nkumva n'ijwi rye. Muri ako kanya mama Bruno yatangiye kurira arangije aramubwira ati rwose Joy ndakwinginze umbabarire, nta mugeni waba ukiri mu kwezi kwe kwa buki ngo ace mu bintu nk'ibi ngibi, rwose ihangane ntago bikoroheye. Joy aramubwira ati nta kibazo rwose uhumura kandi njye nawe tubirimo hamwe. Joy niko gushaka kuruka ubundi ukabona ko rwose abuze amahoro, niko kuvuga ati rwose muri iyi minsi isigaye numva mfite iseseme, nkumva mfite umunaniro ukabije, ubundi rwose nkumva ndajya kugira n'uducurane, sinzi rwose ibyo ari byo ubu ngubu muri iyi minsi ndumva ntameze neza. Nibwo rero mama Bruno yitaga avuga ati none se ushatse kuvuga ko utwite? Muri ako kanya Joy yahise ahaguruka yirukanka maze ageze imbere gato ya mama Bruno aramuhamagara aramubaza ati ugiye hehe? Nibwo rero Joy yamusubizaga ati ngiye muri laboratoire kano kanya. Joy yaragiye ajya muri laboratoire maze avuyeyo nuko asohoka hanze abona ko rwose yahangayitse ndetse afite n'ibipapuro mu ntoki. Muri ako kanya Maurice yaje amusanga aho ngaho arangije aramubwira ati Joy rwose ndabizi ko muri iyi minsi utorohewe, ibintu bitameze neza, ariko rwose ntushaka umuntu muzajya muganira, ndahari, ndi hano ku bwawe, nagira ngo nanakubwire yuko bya bitaro by'i Butare birimo kugushakisha. Nibwo rero Joy yamubazaga ati se barimo kunshakira iki? Maurice aramusubije ati nta kintu bigeze bambwira, ariko rwose nkuko ndimo ndabikubwira nagira ngo nukenera uwo uzajya urambikaho umusaya ufite ibibazo ndahari. Yaramusubije ati ntabyo nkeneye, ariko wenda wasanga Kristo abikeneye. Joy rero yamubwiye gutyo arangije ahita yigendera. Joy yaragiye niko gusanga hamwe mama Bruno yari yicaye maze ahageze niko kwita amuhereza ibipapuro, niko kumubwira ati nagira nkubwire ko ubu ngubu rwose twabonye umutima, umuntu ugiye kumuha twamubonye, ibitaro by'i Butare byaba bitwoherereje, ubu ngubu rwose Imana idukoreye ibitangaza. Bahise bahoberana bishimye cyane ubona ko rwose ari ibintu bibashimishije. Bruno rero yaje kuvurwa maze arakira, nuko hashize nk'imyaka nk'ibiri cyangwa itatu Bruno n'umugore we Joy bari bavuye mu kiruhuko ndetse bafite n'umwana. Nibwo rero nyina yababonaga maze akaza yirukanka aterura umwuzukuru we kubera ko yumvaga amwifuza cyane. Yaramufashe maze amujyana mu nzu, maze Joy nawe arimo kuzamuka amayesikariye Bruno yahise amukurura maze batangira gusomana, ari nako arimo kumuterura ubona rwose ko ubuzima bwaje kugenda neza ndetse ko Bruno yakize noneho ubona ibintu ari byiza cyane. Bakomeje gusomana ari nako anyuzamo akamuterura ubona rwose ko bafite urugo rwiza. Aha rero niho dusoreje inkuru yacu y'uyu munsi. Kuba atarakora subscribe iki nicyo gihe. Tunabashimiye inkunga mukomeje kudutera, turabakunda.